nawe wigeze wibaza ukuntu abana b'impanga babaho mu nda ya nyina uyu umugore abyara abana babiri? Intangangabo iyo yihuje n'igi ry'umugore cyangwa se irya mama wawe ukubyara birimo akanyangingo ka mbere. Aka kanyangingo niko kigabanya kakari mu tundi twinshi muri ko, uburyo bikora ikimeze nk'agapira. Nyamara rimwe na rimwe aka gapira hari ubwo kigabanyamo nako ubwako kakari mu tundi tubiri nkako dutandukanye, kubera ko twavuye mu kanyangingo kamwe cyangwa agapira nk'uko twakise tuba dufite ibituranga bisa neza ari nabyo birema abana basa nk'intobo utatandukanye na gato impanga. Umuntu wese muri twe uko byagenda kose yaciye muri izi nzira tugiye kuvugaho, ushatse wakwita iz'inzitane n'ibitangaza kugira ngo abe ari uwo ari we uyu munsi. Ushatse wabyita ibitangaza nk'uko byagendekeye Yesu, cyangwa se Yesu ubwo bamubambaga akazuka ku musaraba, cyangwa se ubwo yahinduraga amazi divayi. Byose bitangira hakibaho icyo twita gusama twebwe, abandi bakabyita gutera inda. Intangangabo kuva ku mugabo yihuza n'igi ry'umugore. Twose intangangabo n'igi n'utunyangingo shingiro tw'imyororokere kuri buri umwe. Hano ubuzima ushatse wavuga ko wabutangiye, birihuza bigakora akanyangingo kamwe twita zygote. Zygote urusoro. Iyi zygote iba ifite irangamirere mu by'ubuzima neza ngombwa bigiye kuzarema umuntu muzima nkawe. Mu cyumweru cya mbere, cyumweru cya kabiri kugeza ku cyumweru cya kabiri ibi bibaye, icyitwa zygote cyangwa se urusoro ka kanyangingo kwiteguye kuzavamo umuntu kakamanuka muri nyababyeyi kavuye mu cyitwa fallopian tube. Ubusanzwe naho intangangabo n'igi biba byahuriye cyangwa se byihurije, karamanuka kakiyomeka kuri nyababyeyi. Ibi bitangiza icyitwa embryonic stage, ushatse wabyita ukwirema k'umwana. Akanyangingo kari kamwe kagizwe n'igi n'intangangabo gatangira kwigabanyamo vuba cyane blastocyste, ibigizwe n'utunyangingo cyangwa se icyitwa cells 8 kuri 16 niba nibuka neza. Muze kundebera namwe. Mu cyumweru cya gatatu blastocyste ihinduka embryo. Iki gihe ku cyumweru cya gatatu neza umutima urirema ugatangira no gutera. Ikizava mu bwonko nacyo bigenda uko. Mu mpera z'icyumweru cya kane nibura uzavamo umwana abangana nk'akabuto gato cyane rwose, wibuka umutima wiremye. Icyumweru cya gatanu ku cya munane ikizavamo umwana gikura cyane, ndetse ingingo nk'umwijima, impyiko, ibihaha bitangira kubaho. Tumeze nk'amashami duto cyane tuba tuzavamo amaguru n'amaboko nibwo tugaragara cyangwa se twirema. Mu mpera z'icyumweru cya munane umwana aba yariyongereye bitari cyane. Kuva ku cyumweru cya 9 ubu noneho icyari embryo uba wakita fetus, umwana. Ibice bigize isura biba bigaragara, ushobora kubitandukanya, ndetse umwana atangira kwinyiganyiza mu nda ariko ku buryo utabyumva, kaba kakiri gato. Ku cyumweru cya 12 umwana nibura abangana nk'igipfunsi. Mu gihembwe cya kabiri, ubwo ni ku byumweru 13 kuri 16, umwana arakura ndetse agahinduka. Ku cyumweru cya 16 abangana nka avocado. Hano amagufwa atangira gukomera, kandi umwana aba yakumva amajwi yo hanze y'inda ya nyina. Aba ashobora kumva nyina arira niba hari uwamubabaje. Ku cyumweru cya 17 kuri 20 umwana abangana n'umuneke. Hano nyina w'umwana atangira kumva umwana yinyeganyeza, ni ibizwi nka quickening mu ndimi z'ahandi cyangwa se z'amahanga. Iki gihe bivuga ko umwana anatangira gusinzira cyangwa se akanabyuka, kuruhuka muri rusange. Turi mu nda ya nyina, ubyibuke. Hano kuri Turi mu Ntanyi Rwanda tukugezaho ibiganiro n'inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Niba utarabikora, iyo umanutse munsi y'video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe nahagana iburyo munsi y'video, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza, nta na kimwe kigucitse. Tumaze kuba umuryango w'abantu 17 birenga, ikaze mu bandi. Iyo umaze gukora subscribe rero, tugeze ku cyumweru cya 21 cya 24, umwana akomeza gukura. Ibyiyumviro byo ku rurimi bizwi nka test buds nibwo byirema. Umwana aba ashobora gukora reaction ku rumuri kandi no ku majwi. Aba yakwikanga igihe cyose ari mu nda ya nyina hagize ikintu kivugira hanze kimukanga. Igihembwe cya gatatu cya nyuma, cyumweru cya 25 cya 28, iki gihe umwana arakura
agakura vuba cyane bidasanzwe. Nko mu cyumweru cya 28 umwana bangana nk'ikibiringanya. Hajya ni ko mucyita mwebwe eggplant mu cyongereza, hari muze kunyibutsa naho ngo ndebere. Kimwe kijya kumera nka cocombre. Umwana bashobora kwitoza uburyo bahumeka, gukora ibisa nko guhumeka, niba ari nako nabyita, gusa ibihaha biba bigikura. Mu cyumweru cya 29 kugeza ku 32 ubwonko buba bukura vuba cyane ku buryo umwana aba yabasha gufungura kandi agafunga amaso. Amagufwa aba yararangiye kwirema nyamara aba cyoroshye. Mu cyumweru cya 33 kuri 36 hano niho umwana yiyongera ibiro akitegura kuvuka. Mu cyumweru cya 36 uruhu ruranyerera rukorohera kandi ukwinyeganyeza k'umwana kuragabanuka iki gihe. Mu cyumweru cya 37 kuri 40 ari nabyo byumweru bya nyuma, kwitegura kujya ku isi y'imiruho uratangira. Icyumweru cya 40 umwana bangana nka watermelon. Icyumweru cya 40 umwana bangana nka watermelon. Ibihaha biba byararangije kwirema no gukura, ndetse umwana aba yiteguye kuvuka rwose. Urwo urugendo twese tunyura, buri wese buri gice cyose twavuze hano nushake ucyumve nk'igitangaza. Iyo umwana ahumetse umwuka we wa mbere ku isi, urundi rwandiko rw'ubuzima aba asa n'aho rutangiye. Buri kimwe cyose kiba cyamubaho ku buryo n'ejo aba ashobora no gupfa. Kiraburi cyawe uri kureba iyi video, nagushyiriho indi video wareba ntigucike, ndabizi uraza kuyikunda. Murabeho, nitwa Samuel Mugisha. The result, two distinct individuals with the same